ese aracyari mu Rwanda? Ese aracyari iwe? Afungishije ijisho se? Ari muri gereza izwi se? Cyangwa ari muri za nzu z'imitamenwa zitagerwamo zitwa safe house? Bamwe muti yaba yarataye muri yombi agafungwa biba byaramenyekanye, abandi muti iyaba RIB yaramuhamagaje kamuherana iba yarabitangaje nk'uko imenyekanisha ku bandi. Cyakora hamurengagiza ko RIB yibikiye ububasha n'uburenganzira bwo gutangaza no kudatangaza abakurikiranyweho icyaha, kandi nta na hamwe hagaragazwa ikigenderaho itangaza ibya nakuriya igasiga ibya nakuyu. Hakaba nubwo itangaza ko yafashe umuntu itari ko tumaranye iminsi, ukwezi cyangwa amezi. RIB kandi ntigaragaza gusa ko yafunze kanaka kabimaranye iminsi mbarwa cyangwa myinshi, ahubwo inatangaza ibyo banyuze ku mupaka bagafatwa bagerageza guhunga. Hakaba n'abivuga ko ifite amakuru ahagije n'ibimenyetso byo kuba barahunze baranyuze ku mupaka bagahunga bikabakundira, rimwe na rimwe ikanatangaza n'ibihugu ngo baba baherereyemo. Ese uyu waherereye he? Kuziye mpamvu? Aracyahumeka se? Ni kenshi mu bihe binyuranye abantu bahamagarwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Office Rwanda d'Investigation RIB bagahamagarirwa kwitaba ngo bisobanure ku bintu bimwe na bimwe baba bakekwaho bishobora kuvamo ibyaha byakorerwa ikirego, dosiye igashyikirizwa ubushinjacyaha, cyangwa se basangwa ari nta kibahama bakarekurwa bagataha iyo rudasibiye aho ruzanyura bukeye bwaho. Mu bihe bitari bike abavugizi ba RIB uko bagiye basimburana, Bwana Mbabazi Modeste, Madamu Muhoza Marie Michel, Bwana Bahorera Dominique, Bwana Murangira Thierry, bagiye batangaza ko hari igihe abantu bahamagarwa ngo bagirwe inama zibarinda kugwa mu byaha bihanwa n'amategeko, ko atari buri gihe umuntu ahamagarwa ngo aheranwe n'icyaha bamusigarane. Ariko se niko bihora byifashe? Abatumizwa na RIB bakabazwa bagataha, n'abatumizwa nayo ikabasigarana bagahita bafungwa, abenshi n'abahe? Byagora kubona iyi mibare, na bene yo byabasaba hari kubanza kugenzura mu bitabo by'ababazwa, abafungwa n'abataha. Umunyamategeko mutashatse ko dukoresha amazina ye n'amajwi ye yatangaje Pax TV Ireme News ko kuba RIB ihamagaza abantu igahita bafunga ari uburyo bundi butari bukwiye kuba bukoreshwa, ariko yo igahitamo kubigenza icyo kuko bikuriraho kururu yo kubanza gusinyisha mu bushinjacyaha icyemezo cyo guta muri yombi umuntu ukekwaho icyaha mu gihe adafatiye mu cyuho. Uyu munyamategeko ati igihe cyose polisi cyangwa RIB bagiye gufata umuntu, baba bamukuye ku kazi aho akorera, baba bamukuye iwe mu rugo, baba bamukuye mu isoko aho agiye guhahira, cyangwa mu rusengero aho yagiye kuramya no guhimbaza, yewe ngo kabone niyo baba bamukuye muri stade aho bagiye kureba umupira, bagomba kugenda bitwaje mandat d'arrêt cyangwa se mandat d'amener yanditswe n'urwego rw'ubushinjacyaha parquet. Inyandiko yo gutabwa muri yombi ikorwa iyo umuntu yahamagajwe mu buryo bwemewe n'amategeko ariko ntitabe inshuro zigenwa n'itegeko zagera bakajya kumuzana ku ngufu. Hakaba n'ubwo inyandiko ikorwa iyo umuntu yakatiwe cyangwa hamwe n'icyaha ariko baramubuze ngo ajye kurangiza ibihano yakatiwe. Ese kuki RIB isigaye ihamagaza abantu bakagenda batazi ko bari butaha amahoro? Ese kuki abafite amazina azwi bo ikunda kubasigarana kandi bafite aho babarizwa hazwi, atari inzererezi zashakishwa zigasangwa zarazimiye? Ingero ni nyinshi. Aimable Karasira Uzaramba yahamagaye kwitaba ubugira kenshi byitwa kuganira no kugirwa inama, ariko byarangiye bamuheranye. Ubutumire nabibonye mu masambere za mu gitondo, ariko nabubonye kuri telefone n'umukozi witwa Sebagabo Philibert. Yego. Akaba yampamagaye yambwira ko ari ibintu ashaka ko tuvugana, ngira ngo ni nk'ubwa kabiri biba, ubu ni ubwa gatatu bibaye. Ntabwo mutasiyo rero yanditse yampaye, yambwiraga ko tugomba guhura mbere ya saa sita, ariko magenda ya nari ibintu byinshi kuko bantunguye nagombaga gutunganya. Yego. Ubwo nibwo ngiye kujyayo. Yego. Ese inshuro zabanje mwarahuye byagenze bite?
twarahuraga akandika akambaza ibintu akandika nkabisinyira akagenda noneho kuri iyi nshuro urakeka ari n'iki baguhamagariye Karasira? Ntabwo yewe rero ibintu byacu bifite inzira binyuramo iyo bashaka guteza abantu ubutabera cyane cyane abantu b'abambari ba FPR banyura mu nzira zizwi barabanza bakajya ku matwita ubwo nakubwira nka Tom Ndahiro yego Ingabire Marie Makire n'abandi bamara kubishyiraho bagahita babiha ikinyamakuru cyabo cyitwa Rushyashya yego sije nyine bibayeho ariko nanjye niko byangendekeye bava muri Rushyashya bagahita babiha Igihe yego rero nyuma y'igihe urumva abaturage bamaze kubategura mu mitwe y'uko kanaka yitabye ubutabera afunzwe se y'uko byumvikana kaye bayisobanuye cyane yego ubwo rero nanjye nijye nkeka kubera yuko ari kuri Twitter abantu baranihaye ari kuri Rushyashya banyandikaho article mu Gihe banyandikaho article ari ibiganiro nari nakoranye n'uwo bita Agnesi wo mu kinyamakuru bita Umurabyo yego nibyo kenshi bagendeyeho ubwo rero nkeka ari cyo kintu kandi andi makuru angeraho yego ambwira yuko ngo byanatinze avuga yuko hari abantu tugomba gukurikiranwa cyangwa tukagirirwa nabi harimo njyewe Karasira yego harimo Adeline umutambukanyi wa nyakwigendera Rwigara yego ariko ikintu batabikoreye bari barindiye Cogamu kuko banga yuko byasakara hanze ubundi barindiriye na ruriya ruzinduko rwa makuru rukaba rwararangiye ubu rero nta kindi kintu bikanga ni ukuvuga ngo opinion international nta kintu zibabwiye yego ese rero ndumva mu magambo make ari uko bimeze ibi bintu bibaye kuba bagutumije ni ahantu wabihuriza n'inkuru twabonye kuri Rushyashya no ku Gihe? iyo nkubwira se ko baba barabiteguye ni ziriya nkuru bagenderaho ntabwo bari bambwira icyo bampamagariye ariko nizo nkeka yuko bagendeyeho yego mbere yuko wenda ibyo bintu ni nayo strategy yo gucecekesha abatavuga rumwe na leta niyo bakoresha usebye abantu muri Rushyashya no mu Gihe byaba ari ngombwa bakabashyikiriza inkiko baba baba hanze nabwo bakabacira agatara urutego yego Karasira ubu ngubu ni iki wabwira abantu mbere yuko witaba RIB urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda ni iki wabwira abantu bawe abakunzi bawe mbere yuko witaba? njye nuko nababwira yuko ukuri kwanjye nzaguhagararaho ko na Yezu yagiye ku musaraba arapfa intumwa ze zicwa urubozo bose barwaniraga ukuri niba turi mu gihugu kuvuga ibyo umuntu atekereza biruhije bakaba bamuteza inkiko bakaba batuma umuntu ahunga n'uwagahunze bakamwimba pasiporo ibyo ntabwo njyewe navuga yuko byanca intege nk'uko Mandela ataciye intege na apartheid. hari ikindi ufite ku mutima wawe Bwana Karasira? ni uko abantu bakomeza bakamba hafi gusa. Dr Kayumba Christopher yahamagawe kwitaba kubazwa no kugirwa inama ariko byarangiye ahezeyo. Urwandiko narubonye nuruntumiza kugira ngo nitabe RIB uyu munsi saa 5 za mu gitondo. Yego. Nta kindi kirimo ntabwo bambwiye impamvu bantumije. Ndavuga yuko ngomba kwitaba uyu munsi saa 5. Muri wowe nta kintu utekereza wenda baba bashingiyeho kugira ngo babe baguhamagaza? Nibaza yuko icyo kibazo wakibaza RIB kuko nkuko nabikubwiye mu nyandiko intumiza nta cyaha bigeze bavuga ko nigeze nkora cyangwa bankekaho kandi ngenda umuturage rwose wubahiriza amategeko utajya mu bintu by'ibyaha. Nkibaza rero ko kugira ngo umenye impamvu bantumije byaba byiza ubarije RIB. Yego, ese kuba bagutumije nawe ukeka ko byaba bihurira n'ishyaka ryawe RPD? Nanone kubera yuko nkunda kuvuga ibintu mfitiye ibimenyetso. Yego. Ntabwo natangira kuvuga impamvu bantumije batarazimbwira. Yego.
byaba ari ibijyanye n'akazi kacu dukora mu ishyaka cyangwa ari ibijyanye n'abo dukorana simbizi. Nibaza yuko kugira ngo umenye neza impamvu wabaza RIB, wabaza umuvugizi wa RIB, nibo bagomba kuba bazi impamvu. Hari abagiye batumizwa kuri RIB kwitaba ku cyicaro cya RIB Kimihurura bikarangira bagumyeyo. Ese wowe nta mpungenge z'uko bashobora kukugumana? Ni uburenganzira bwa RIB guhamagara uwo bashaka, kandi ngewe nk'umuturage ukunda u Rwanda, ukunda ubutabera kandi wubahiriza amategeko, ndaza kwitaba. Nkanababwira yuko twese nk'abanyarwanda tugomba gukora ku buryo tugira ubutabera kuri buri munyarwanda. Kandi kugira ubutabera kuri buri munyarwanda ntabwo ari inzego gusa, ariko ni n'abaturage twese, abaturage mwese kubigiramo uruhari mukanakurikirana uko butangwa. Nge nibaza yuko kubera yuko nta cyaha mfite, nta n'icyo bavuze ko mfite, simbona impamvu bangumana. Nibyo koko uyu munsi Kayumba yahamagajwe, has been summoned, kugira ngo asubize ku kirego twakiriye mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatatu. Ikirego yarezwe n'uwari umunyeshuri we ko yagerageje kumusambanya ku gahato, ari byo mu buryo bw'amategeko byitwa ubwinjiracyaha mu gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, attempt to rape. Ubu rero nibyo yahamagarijwe kugira ngo abibazwe. Abdulhashid Hakuzimana yahamagawe ngo aganirizwe birangira musigaranye. Ikirenzeho bamutegeka gusenyera ko yafatiwe Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba ngo agamije guhunga igihugu, ariko ibi ntiyabyemeye nk'uko yabitangarije urukiko. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagusuhuje aho uri mubyeyi. Mu by'ukuri nka Hakuzimana Rashid ndi kugutakira nyuma y'imyaka 8 muri gereza, nkavamo naramenye n'uyu munsi nkaba ntaramenyeshwa imikirize y'urubanza, kandi nkaba naraharaniye kutaha. N'ubu nkaba ndi kwisanzura ngo igihugu ibintu birimo biri gukorwa nabi bihagarare. Ndagusaba ko wantabara niba, kandi birashoboka kuko ufite imbaraga. Ndagusaba ko wantabara hato naja muri RIB ukumva nguyemo, ni nkuko ni benshi baguyemo, nkuko nakarasira ari mataka. Ndagusaba nk'umukuru w'igihugu ko ibi bintu byahagarara. Shikama Jean Dodier wahirimbaniye bikomeye uburenganzira ntavogerwa ku mutungo wa muntu yahamagawe na Mudaheranwa Regis, umuyobozi wungirije w'akarere ka Gasabo, amuhamagara amubwira ko bari buganire ku byo kwishyurwa no kwimuka. Shikama ageze ku karere ka Gasabo yasanze RIB yahateye amatako afatwa atyo. Ihorabona Jean Dodier nawe muri Kangondo na n'ubu akaba umwe mu banze kwakira amazu ya Busanza, akaba kandi yaranze no gusinyira ingurane abona ko idahuye n'umutungo we. Nawe yahamagajwe na RIB akigera yatabwa muri yombi. Umwunganizi mu mategeko arataha undi arasigara, aza kurekurwa nyuma, ariko na n'ubu akaba yararekuwe by'agateganyo kuko nibura inshuro enye mu kwezi agomba kwitaba kuri RIB ngo bimenywe niba ko akibarizwa hafi aha. Birashoboka ko rimwe azitaba bakamusigarana burundu nk'abandi benshi babikorewe, nubwo atari cyo tumwifuriza. Tutiriwe turondora ingero zose n'izindi zirenzeho, ese imvugo uzaze witabe RIB ntizasigara ari uzigemurire gereza? Ikindi kitajya kivugwaho rumwe ni uburyo buri mugenzacyaha agira atya agaterura telefone ye bwite imubaruyeho imwanditseho cyangwa se idafite n'ibibaruyeho ugaragara, idafite ahizwi nk'iy'urwego akorera, agahamagara umuntu ati ejo uzaze kwitaba ku bugenzacyaha, icyo yahamagara uzakimenyeshwa hageze. Ni iki gihari koko cyo kwemeza umuntu ko nimero y'umuhisi n'umugenzi muhamagaye ari iya RIB koko? Ese kuki hadashyirwaho umurongo uzwi ngo unatangarizwa abanyarwanda umenyekanishwe hose, ngo igihe cyose uwo murongo uhamagaye umuntu akabona izo nimero ajya amenya ko ahamagawe na RIB nk'urwego aho ko ahamagawe n'umuntu ku giti cye? Ese guhamagarwa na nimero itazwi idafite aho yanditswe yanamenyekanishijwe nk'iy'urwego rw'ubugenzacyaha
kutayitaba cyangwa kutemera ikikubwiye byangije irihe tegeko? Ese uburyo busanzwe buzwi bwemewe n'itegeko bwo gutangamo convocation busigaye bufite izihe nzitizi? Ese ni iki cyahamiriza umuntu ko adahamagawe n'abagizi ba nabi, abahotozi cyangwa se barushimusi igihe yaba ahamagawe n'uwiyitirira RIB ariko nyuma akagira ibibazo cyangwa akaburirwa irengero? Ese aramutse anahamagaye koko n'ukura RIB ni iki cyemeza ko yamuhamagaye mu buryo bwahawe umugisha n'urwego akorera? Ni iki cyahamiriza uhamagaye muri ubwo buryo bw'abaringa niba atatezwe igico, niba atatezwe umutego n'uwambaye umwambaro wa leta umuhamagariye urugomo rutagenwe na leta? Ese uwahahurira n'amakuba yibwira ko yitabye urwego rwa leta ruzwi kandi rwakagombye kuba rwitezweho gukorera mu mucyo ntazaba yitaye muri wa mutego wa uzaza uzi ko wigemuriye gereza nk'uko twabivuze hejuru? Ese kwitaba RIB no kwigemurira inzu y'imfungwa bizatandukanywa bite? Icyizere cyo kudaheraho kizajya gipimishwa iki? Gipimwe gite? Kizaba kingana iki? Iyi ni Pax TV Ireme News. Jyewe ndi Ntwari John Williams. Mu kanya turakomeza n'igice cya kabiri cy'iki kiganiro. Iminsi nirashize umunyarwandakazi wamenyerewe cyane mu itangazamakuru ahamagajwe ngo yitaba urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Iyo tumaze kuvugaho birambuye mu gice gitambutse, twakiriye ubutumwa bwanyu burenga magana bubaza ngo ese yitabye, ese yatashye amahoro, ese ko hatuye yari yabanje kugotwa n'inzego z'umutekano ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka wa 2022, nyuma tukabona inyandiko ivuga ko agomba kwitaba bukeye bwaho ku itariki 27. Ese yaritabye? Ese ahubwo aho ntibari baraye bamutwaye? Ese niba yaritabye yaratashye? Ese niba yarafashwe agafungwa ari he, afungiwe he, araregwa iki, azagezwa mu bushinjacyaha ryari? Hejuru ya 80% dufite ibisubizo kuri ibi bibazo dufatiye ku bucukumbuzi bwimbitse n'amasoko yizewe aho amakuru Pax TV Ireme News ijwi ry'abativugira. Duhere kuri ibyo, ubwo bucukumbuzi bwimbitse ndetse n'ayo masoko yizewe dukora amakuru, twakabaye dufite ibisubizo nibura bifite munsi ya 80% kuri ibibazo mwatubajije. Ariko kuba twifashe tukinda kugira icyo tubatangariza si ukubataba mu nama, si no gutaba mu nama utabarizwa cyangwa se uvugwa, ahubwo ni ukubaha ubusabe bwa nyir'ubwite ugira ati ntimukankure inkuru munshakiraho views. Ibi kandi ntitubikoranye umutima mubi, ahubwo kubirengaho ni ukugoma. Uko biri, nta tegeko na rimwe ribuza gutara no gutangaza amakuru ku wari we wese, kuva ku mutware w'ikirenga, kumanuka ku byegera bye n'abanyabubasha, kumanuka ku bategetsi b'ingeri zinyuranye, kumanuka kuri rubanda rusanzwe rwa twebwe abanyabubasha bita urwa giseseka, no kumanuka hasi hariya kuri wa mwana utazwi inkomoko urara mu muferege cyangwa mu mugende w'amazi y'imvura. Kuba nta tegeko na rimwe ribuza gukora kuri buri wese inkuru, nawe ntitwakabaye tutayikora igihe ihari, kuko amakuru burya ntahamagarira abantu kuyakora, ahubwo amakuru akorwa kubera ko ahari. Ariko byabaye ngombwa ko twiha umurongo wo kutagira icyo dutangaza igihe cyose nyir'ubwite ayibona, nko kumushakiraho icyo yise views mu biganiro yakoze mu mezi make ashize akabishimangira atyo. Cyakora ntibitume mwumva ko nta makuru yazamenyekana. Oya da, azamenyekana ndetse arazwi, dore ko nta nkuru yabuze kibara. Kuba n'abandi benshi hafi ya bose baracecetse ntibagire icyo batangaza, ni uko gasopo ye bayihaye agaciro nyirayo yifuje. Cyakora ku itariki ya 27 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2022, Imbarutso ya Demokarasi yaramuhamagaye. Umurongo we usanzwe yitabiraho akoresha no kuri WhatsApp, ariko hitabye umuhungu we asubiza muri aya magambo. Ni amajwi yafashwe n'Imbarutso ya Demokarasi. Halo? Yego. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Njye ni Jarik. Oh. Ngize nganyese aracyahari. Ari mu rugo ariko n'ubundi. Ari mu rugo? Uko tutari kumwe nyine ntabwo ndi mu rugo. Nase nimero namubonaho ni iyihe? Telefone afite? Yaba atari ugushaka se kuvugana n'abantu wenda? Oya, telefone nyine urumva n'ibyo bifite ntabwo mwabura uko muvugana. Wajyanye? Yego. Okay.
nase uri busubire mu rugo sangahe? Njye natashye navuye Nyamirambo uko nyimba Kicukiro. Nase iyi nimero se yari isanzwe ari iye? Niye nyine n'ibyo bifite. Impamvu uyifite nuko se ari bujye hariya? Oya. Nuko ariko nabihisemo ko ngomba kuba nyifite. Birashoboka ko bitarenze kuri wa mbere cyangwa ejo kuwa kabiri RIB igira icyo bitangazaho. Icyo gihe noneho niyo twagira icyo tuvuga ntitukaba turengereye icyifuzo cy'utifuza ko tumukora inkuru, ahubwo twaba dukoze inkuru ya RIB ivuga ku ngingo runaka cyangwa se ku muntu runaka. Dusoza twumvikanisha neza ko nta kibazo icyo ari cyo cyose gihari hagati yacu n'uwakabaye avugwa muri iyi nkuru, no kuba yarasabye ko tutajya tumukora inkuru ngo kuko azi kuzitangariza akajya anazitangariza. Icyo twe twatangaza cyose kidahungabanyije umutekano n'ituze rusange rya rubanda nta tegeko twatwishe, ariko mudukundire tubyubahe dutyo. Turabashimiye mwese mukurikiye Pax TV Ireme News, ijwi ry'abativugira, mwese abadukurikira muri hirya no hino ku isi, mukomeza mu gihe byiza, abatubizwa na RIB kandi aho bava bakagera, nabo tubifurije amahoro n'umutekano.